umuntu ntagire ngo namenye ko ntuzo wagize rubato nari cy'Imana ushaka wangirika wambwira ntacyo nabwira ndiyo n'impamo y'Imana nkurahiye imbere hano tukambwiza ko ariko nzi ko ntuzo buryo narine twatandukanye naramutunga n'urutoki nakabiza burya nakamuhaga mfite ubwoba gusa shaye cyambabaje burya sinarenze yuko kantekaga imitwara akabandi ko kagenda kakabona kakajya kirirwa mu bigabo shanta bizi none reba bagatwitse inda ubwo rero burareka nkubwire n'umurisa n'uvuga muri hetse ariko nawe buranu utangira kuzana ibintu byo kuzuyaza azaguhombera abo muri sagiye napfa we icakorada ico wakuye kuri Honorine nukujuramo positinga gusa cyawe inyoza mwana inshuti yawe wamuhozaga kuri za zitetasi aho shantu ugaseke mwana ngo murare neza shu mwaramutse neza shu zanda gukunda gazidashira ibibazo byabaga ari byasigiso bito mwana uvuna n'umuheto ibintu byo kubyirega cyaba zana gufungira urugubaga kugira impuhwe ukundana mwibanga rikomeye cyane uretse mwebwe abantu banje bahafi n'imbeba yo mu nzu mbamo nta byizi reka ndetse no mu rugo yewe bazamumenya uko twagize gahunda hano uzushatse kuvuga ko n'ubu nta ntuza yari yakugirira ngo intuza kiraya kandi ibyo tuzabikora ari uko twabanye emwe mbo kurikirana ibyizo byari rero tutabihuza ntabwo masugi ngahombera mfinda mu ntuza kagahamagare ndabona wagira ngo kaheze nzira mwiriwe muyobozi ni karibu umukobwa mwiza ni karibu rwose murakoze ariko subira bibanze wegikeho di ubuse byari ngombwa ra cyane ko n'umundi nari nsanze hakinguye hegekaho ariko ko ari byo bivuze nta kibazo nabikoze nabona ko hari umukobwa mwiza ahubwo nkambwira ikikugenza rero murakoze ihangana ariko mbwira ariko ikibazo ufite ni iki rwose bwana muyobozi mukuru manager wa banki nabasabaga ko mwadufasha cyamunara mugiye kudutereza inzu muyigize imbere nako ariko se wowe nta no kunyibwira uhise uvuga bwana muyobozi nitwa Umulisa kwanza ari kirangwa kunyita bwana muyobozi buri kanya bwana muyobozi ibyo bintu birimo gutuma numva ntisanzuye ngahungira kandi ugerageza uvuge wisanzuye rwose niko Umulisa we kibazo cyawe harya ngo giteye gite nizere ko giteye neza nkawe murakoze kumara igihunga humura rwose murumva nyine papa yitwaga Mugarura aherutse kwitaba Imana Mugarura si umukobwa wa Mugarura nta makiriya wacu numvise aherutse gupfa amarabira nimwihangane akomeze aruhukire mu mahoro nawe kandi ukomeze wibere mwiza mukobwa mwiza murakoze nyine ikibazo cyanjye nuko papa kimara gupfa ubuzima bwatugoye kuko nyine murumuna wanjye yari yaragonzwe n'igare warwaye Kigali na mama nyine yari yarahombye muri erega w'iki kibungo urasa ku ntego tugufashe gute nyine twararangije amezi 2 gusa tutishyura inguzanyo none mwahise musohora cyamunara none kandi inguzanyo yari isigaje amezi 4 ngo yose turangize kuyishyura ibyo bwake ntibireba rwose muyobozi nako ubu ntimwatwihanganira nyine cyamunara mukayikuraho cyangwa mukobwa rwose ni umutesi hari ngo yitwa Umulisa ko kibatakwiza umutesira ngo tuyikuraho hano ni muri banki muri banki cyo dupfana n'abakiriya n'iki ni cash n'amafaranga ariko rwose mwatwumvise ndabumva neza kandi mwakwishyize mu mwanya wacu ko ngo nishyire mu mwanya wanyu reka zero ndo nkegera aho wicaye maze nishyiremo neza mwanya wawe ngo none se nyine ntushaka ko nishyira mu mwanya wawe
none se kunyicaraho mvaho nisohokere ngiye gutabaza ibeshya ukupfure buke duteza inzu yanyu cyamona reka baze mvunire mu rufunguzo kwanza maze manager kushyizeho n'amarido se tugiye gukora none se kutangiye no gufungura umukandara kurimo gufungura umukandara bimeze bite humura ariko se ahubwo nawe gufungura ahubwo reko agapano ni nk'imanurira nta kindi we nkikumariye ariko se kuko urakomeje rwose mba ndisugi ariko se murariko niko umurarega ntabwo nkubabaza kandi nta nubwo dusinde igikobwa cyiza umurariko urumva nyine ariko se tuza ariko se cururuka urumva nyine kubera aka gaserivisi ugiye kunkorera nta kabuza rwose ntacyamuna ndahita nyikuraho ahubwo mva nkubwire n'amezi asigaye nawe ndahita nyabasonera urumva ariko se have umurariko ariko se ceceka batatwumva naho ubundi se muganga w'iki ni ukuri hano i Kigali muri ibi bitaro twita abavandimwe n'inshuti pe ni ukuri pe abavandimwe n'inshuti bose tugira i Kigali bari twe na muganga twasanze akora mu bitaro tutamuzi ko ora umute uyibabara kandi urwaye ubwo nyine niyo nzira Imana yashatse kubicishamo kugira ngo mubone ubitaho yego ratamuga dukwiye kubishimira Imana aho muhumure rwose Imana izabaringira dore na kanseri barayishiririje bigenda neza urabona ko ugenda ukira ni ukuri birimo kuza pe muga ariko mba numva afite ubwoba bw'ikizi kanseri bavuga ko itajya igenda burundu ngo iragenda ikongera ikagaruka yewe nanjye niko numva bavuga muhumure nyuma y'abaganga Imana irahari cyakora akazi twarakakoze nkatwe abaganga isigaye no gusenga Imana kandi izakugirira neza umutima uzabaho ubeho neza kandi urambe rwose nta mirambire muganga we ubuse koko nzabaho gute mfite ukuguru kumwe umute wikwihebura cyane muto kubura ukuguru kumwe ntibivuze gupfa wowe mbere na mbere shimira Imana ko niba ufite kumwe ko hari n'abatagira na kumwe nanjye rata niko muramubwira umuti ibyo ubona n'abatagira amaguru n'amaboko kandi bakaba bariho muganga umukobwa wanjye mbere yari umuntu wigirira icyizere cyane twakoranaga muri resitora ashabutse cyane aganiriza abakiriya bose akabatesha umutwe mbese bari baramwise iteshamutwe biragaragara rwose none itera yaracecetse yarihebye ntagiseka mani uragira ngo aseke iki mama niba utegereje ku isi ubona ari iki gisekeje ubona ari iki gishimishije oya muti wivuga utyo rwose imbere ni heza mu gihe ugihumeka byose birashoboka icya mbere ni ubuzima no kwizera ni ukuri muga ibyatubayeho byaratwangije pe biragaragara ubwo nanjye mba nikomeje ariko rwose bigeraho wumva ndihebye pe wumva ndarangiye byo wambwiye ibibazo byose mwahuye nabyo numva murababaje pe wahora n'iki buriya nabuze icyo nabafasha ndavuga nti nibura reka mbamenyere icyo kurya mu gihe muri hano mu bitaro birahagije harya inzu yanyu ngo banki igiye kuyiteza cyamunara cyane amatangazo barayaduhaye rwose reka tureke kukwikoreza ibibazo byacu ni ukuri pe korera akazi twihorere nzapfa nzakira nta kanyoni karetse ku nzira ariko haretse kwiheba wa mwana we niba se none ko wumva banki igiye guteza cyamunara n'ibyacu ubwo nituva hano tuzaba ahandi hatari ku nzira no ku mihanda kuko tuzatungwa n'iki wike ndakumva ndakomuga igendere rwose ibibazo byacu ntiwabivamo
ibyo Mutesi avuga nibyo. yewe cyakora byo banki ndazizi nta mpuhwe wabateraho da. icyo mwamupfana ni amafaranga yabo. ariko nako nta n'icyo nabikoraho da. reka ahubwo ngende njye kureba abandi barwayi. yewe oke uri umuntu mwiza, Imana ikomeze kugenda imbere. uwo gushimirwa cyane muga. ngaho reka njye kureba abandi barwayi mu bindi byumba. maze rero Mutesi karame ntiyongere kwiba ukundi rwose. jya wibuka ko Imana ihari kandi Imana irahari nibyo. turasibiye. mwirweho muga, mwirwe neza rwose, mugire akazi keza. bahungu banjye rero ndakumva papa. tumwemo twishime duserebure tujye dufubika inda ibisiga n'amafiriti tubisase mu gifu maze dusasire amayoga kuko cyamunara yagenze neza. oya nibyo rwose papa. noneho ni ukubacanaho umuriro abo bantu bangaha ku mpande bakayihutisha vuba cyane. ntongere kwitiza nka cyaki. iyo rwose nabigushinze nabonye ari wowe ubashobora. amafaranga yawe urumva sha nabonye ari wowe ubashoborera sinkunda kubibabwira. ubundi iyi si ni ikonsi uzonye vuba kuko iyi si nyoko n'ejo yagucutsa nako yagucutsa n'uyu munsi. yewe nibyo rwose. iryo somo nararifashe. nkimara kubona bangize manager wa banki rero murumva nahise niga amayeri y'ukuntu nzajya mpombya imitungo y'abakiriya muri cyamunara nkayigura kuri make nkayikwandika we muhungu wanjye Rafiki. yishimiye mbega ibyishimiye rwose ku giciro nk'iki kigori we nk'icy'umuneke. wicanye kazi miliyoni 40 nyine ahubwo ni menshi ahubwo ariye. noneho tukagerekaho na ya fuso Rafiki yasenye mu zindi tukayirya nyine. iyi rero yo kwa mugarura tuyishimire rwose. turagira dusa nimwongere musome bana bacu. mu igaraje ryanjye hakorerwamo akazi gakomeye rwose. mu igaraje ryawe ariko papa uyu mushumba ko mbona asigaye afite ibyizere byinshi yemera aniyumva ko igaraje ryari rya Mugande tukarigura muri cyamunara tukarihombya tukarigura nk'uko twagize iriya nzu ya mugarura tukarikwandikaho none ngo ni iryawe ribaye iryawe oya mwihorere byavuga ari ikinirasha. oya mwihorere sha ariganirira ibyo kubivuga nta kibazo kirimo. niko Rafi ndakumva databuja pare ko warambereye umwizerwa rero vuba hanga urabihemberwa birambuye ko tugiye kugurisha iriya mitungo yose. iyo garaje ryahoze ari irya Mugande iyo nzu ya mugarura ndetse n'ibindi ducugiye maze byose tuhite tugira ibyo nta gishya kirimo. ariko higimasa ariko papa ndakumva uyu Rafiki amaze kubyimba rero ukuntu turebana umujinya nk'inka yica we. ariko wamugana ugura tureba utemwa niko kuko umaze kugima ntugishaka kutubera umushumba nshaka undi wose nubibona ashaka undi mwizerwa wose wowe tukagusezera amaramasa. uraseka siki uraseka iki sha uraseka mu bikomeye ngo maramasa nyine ngo umushumba nyine numiwe ntabwo uraseka tutakuragiza se mubindagiriye se bwanagije ikira ryari arakeye ubugize ngo Rafi ariko uvuze ngo iki ariko sha Rafi ufashwe n'ibiki amaye nkarubunda ku maso uravugishwa sha umva rero ubunda ku mazi gusura narubunda ku bagore nijye ubwira cyangwa ndega amatwi kubwire ngo kurugutore urambwira iki sha igihe ni iki ngo bishyire hanze ibikize hasoro niyemera harya ngo ndi umuhungu wawe muri batisimu yego nyine eriwe umushumba w'imitungo yanyu wakigoma umushumba nyine umva ndakubwiye ngo bwiza umuhungu wawe ukuri ko tuvukana bya nyabyo ntukatavuje ba mama ntumubwire ariko ntunyubahuke utanuka papa ibintu ni ibiki ndimo kumva ngo Rafiki si umuhungu wawe muri batisimu ni umuhungu wawe bya nyabyo kandi umva reka nkubwire rubunda urambwira se iki umva uyu munsi nari ngutegereje tegereza urumva neza umva wowe rugero nkubwire ubugome bw'uyu data urumva
nako ni wowe siko ngiye ningirwa data ariko se ariko umuhungu wanjye ubaye iki hanga wa ufashwe urampindutse uretse gato tuza ariko njye ntabwo numva ikibazo gihari inkuru y'umuvandimwe wanjye twumva icyo yifuza numva ikibazo gihari cyakora papa urantengushye pe urantengushye n'impamvu umva ntega amatwi uyu papa rero kera akiri umusore yariye amafaranga mama kera akiri kumwe urumva neza ibyo wabibwiye nande ngo yagiye kumutereta amubeshya ko bagiye kubana nuko mama aheraho aramwiha wese bararyamana mu ikinyoma cyambaye ubusa ari nayo navutse icyo ni ikinyoma urabyumva neza rujye icyo ni ikinyoma rwose ceceka niko nkubwiye ntibyagarukiye wamuririye miliyoni ye yari yarizigamye kuri konti yaramaze imyaka myinshi arundarunda ntica ntikize ibyo wabibonera inyandiko ibyo wabibonera inyandiko sha ceceka rujye kirangije sha n'icyamujyana kizana undi mugore ari we nyoko urabyumva neza ariko rwose umva nkubwiye icyo gihe nari nkenye cyane kandi ibyo ni ibisanzwe ku basore ntabwo uzabura uwuyarya rwose karya umuriro nta soni urantuka sha ubuhemu bwawe bwatumye mama abaho nabi akurana umuruho tubaho nabi kugeza ejo bundi apfuye gusa kubera ko mama yari imfura cyane yanze kukubuza amahoro mu rugo rwawe urabyumva ariko nanjye niyo mpamvu nakwizeye kuko nagize ngo nawe wabika ibanga nka nyoko nawe ariko se umwana wanjye mama ibanga ry'ukuri papa yarimeneye ejo bundi utewe n'iki mwana wanjye mbere y'uko apfa yampaye nimero yawe ngo nzapfe kwanjwa ngo uhamagare nibura umfashe kuko yabonaga nta mibereho myiza nteze kuri iyi si none se ntugishaka ubufasha bwanjye yewe ndagutinya rero urugero umuhungu wanjye ntawe nshyiraho urubanza rwose abagabo ni uko tubaho nawe uraje uw'umugabo uzabibona cyakora ndagushimira ko wanyemereye tugahura kandi ntunyihakane wihakana ndetse kandi aranagufashije ukanemera ukanjyana mu ishuri ryo gukanika nk'uko nabyifuzaga none urasuzugura rero gusa nta rundi rukundo nuko washakaga kunkoresha muri uyu mwanda turimo wo kwiba urumva neza nanje kubibona rero mwana wanjye reka nkubwire ndagira ngo ubwize ukuri kubera ubunda ku bagore nkikubona nahise ntangira gutegura umupango wo kwihorera no guhorera mama ariko uhora unyumvire nakubwiraga kangahe kuri uru rukaritasi ntarwize ukangira umusore nawe utangiye kuntuka ugize ngo kwihorera urabona ngo nanjye mbonye umuhungu wanjye wo kwizerwa muzana mu mujyi murihira mu bukanishi ngo tuzakorane diro maze nawe uribombarika ibyabaye byarabaye hanyuma Serafi umuntu dusangiye inyungu umuvandimwe tubwire dusasinze ubundi urifuza iki ngo ndifuza iki urifuza iki nyine mweze muragira muti ndifuza iki urifuza iki harya munyita umushumba sha niko munyita ariko si ibyo twabyihoreye ibyo ngibyo umushumba uragiriye izo nda nini zanyu mwabisambo none se utangiye no kudutuka none se sinakuragije ibyanjye nakoze ibyacu ziba niko nkubwira ubwo ni wowe ntukutyo ndakubwiye ngo ceceka ndagira ngo mwumve ndababwiye ngo mwarakoze kunyinjiza mu gakino ndabibashimiye ubu igaraje ririya twaguze muri cyamunara mu kanya n'ibindi byose binyanditseho ndabitsindiye utaburanye se uvuze ngo utaburanye se basezeyeho ndababwiye ngo murabeho mwarakoze cyane urumva ndafite nuko mboreye ariko se uragiye aragiye kandi narakubwiye uragiye sha mwihorere ntazi ibyo akina nabyo urumva arumva yakugana imitungo yanjye yose akayiheza ariko se papa ubundi ko nzi ko uri umuntu w'umugabo wihaye niba w'inyendaro wari ubyaye nzayimurutsa we yaba we ihohotera rishingiye ku gitsina ryakorerwa uwo ari we wese. Kumenya amakuru bigufasha kumenya uko wakwirengera cyangwa uko warengera abandi. Biroroshye, kanda *350 urwego maze ukurikiza amabwiriza.
si ibyo gusa uretse amakuru arebana n'ihohotera rishingiye ku gitsina wahasanga n'andi makuru menshi harimo arebana n'ibibazo by'imiryango ndetse n'amakuru ku buzima bw'imyororokere. Wicikwa, kanda akanyenyeri 350 urwego maze wiyungura ubumenyi. Gukoresha iyi kode ni ubuntu. Ubutumwa mubugejejweho na HDI ku bufatanye na GIZ Rwanda. N'ubu rwose sindamenyera kwicura nkumva ndagupfumbase. Mbega ibyiza nari naratanzwe we. Nyine byarabaye nta kundi. Sumuri. Uracyababajwe nuko wishingiye? Urabizi ko atari bwo buryo nifuzaga gushakamo. Ndabizi rwose. Bose kubana turabyihutishije. Amezi 5 we tumenyanye. Rwose numvaga nzabanza nkiga nkarangiza nkashaka akazi keza maze tugakora ubukwe bwiza. None urupfu rwa papa byose rwarabivanze. Oya wirira rwose muri. Oya wirira rega n'abasezeranye ntacyo baturusha. Icyangombwa nuko ngukunda nawe ukaba unkunda. Rubende kandi ubu nacumuye iki koko? Kubanza utigeze unanasinzira. Wabimenye. Rwose wowe wasinziriye nkureba njye nshaka ibitotsi ndabibura. Oya gerageza nawe usinzire. Nakomeje gutekereza mu bikomere maze mu minsi n'umuryango wanjye. Ntekereza uburyo nishingiye n'umwe. Oya ibyo wibitindaho muri wibitindaho rwose. Icy'ingenzi nuko ngukunda nawe ukaba unkunda. Ubukwe tuzabukora numara gutuza ntugire ikibazo. Mana umuryango wacu wagucumuyeho iki kugira ngo ibyacu byose ubihindure umuyonga. Uri akiri gituza sweetheart. Cyama hano mu gituza cyanjye nibura bari buririra kandi rwose nizeye uko bikuruhura. Ukoze hano. Ushashari. Papa kimara gupfa nagerageje gukomera ukuntu. Kuko ya cyamuna rififitse yakurikiyeho niyo yashegeshe iranshenjagura wese. Iriya cyamunara yansigiye igikomere ntazibagirwa mu buzima. Sheri ibyo rwose iriya nzu nkurikije uko yenyeretse mu mafoto ntabwo yari ikwiye ariya amafaranga wambwiye pe. Ariya ni amafaranga ku gipangu cyiza nka kiriya koko. Manager ya bank aragapfa kaburisha urugusa. Akagenda buheriheri. Ariko ubundi Sheri Karame waretse tukamurega. Ariko ubundi kucyura uwo muntu udashaka ko mumenya koko. Icyo cyamunara kumva cyajemo amanyanga menshi waretse tukamurega mu manager. Haryo ubundi ngo banke ni yihe? Oya Sheri ibi bintu sinshaka kubisubiramo akakanya. Mama nyanga waretse tukakira. Nawe kandi sinshaka kubyinjiramo. Nabikomerekeyemo bihagije. Ndakuzi nawe wegereza ibintu umutima. Ubyinjiyemo nawe wabikomerekeramo ugasanga twembi duhindutse abasazi. Kandi naraje ngo tubane nibura mbenje ntujemo gake mbona uko nkora n'ibizamini. Wa mugani koko reka ibizamini bibanza bivemo. Sheri nkuko binsabye reka nkure kuruhuke. Uko uzagenda ubohoka gake gake uzagenda wemera tubiganireho. Ndabizi nawe ikintu cyakubabaje ntubushaka no kugitindaho. Nishimiye ko wansobanukiwe Sheri. Sheri se amakosa n'ayanjye uyamba ntarubatse mfashe inguzanyo ya banki. Ibintu by'inguzanyo za banki urabigaruye kandi ayo magambo nkuru umutima rwose tuyihorere. Ntabwo inguzanyo rega ari mbi ahubwo nuko wahuye n'umumanager w'igisambo cyarusahira ndakibi cyane rwose nk'abanyi papa akoramo numva kunda kuvugwa Sheri wati sorry Sheri mbabarira ijambo banki na manager sinongere kuryumva mu matwi yanjye. Reka twiganirire ibindi. Sindabigirane mwuka byara. Ubwo se Sheri ubwo ngufite inkuru nziza nani bagiye kukubwira we. Ihe nkuru nziza. Ubu ndashaka ko njya kukwerekana iwacu vuba ha rwose. Nubwo nakocoye ariko rwose ni ibintu byiza nakoze ntabwo nakomeza kubigira ibanga. Reka tuzajye vuba tujye gusura ababyeyi banje noneho dupange tuzajye niwanyu kwirega. Ko nta mu rugo se hagiye hari ko bahateje cyamunara. Mama na murumuna wanjye abantu basigaranyeho gutura ni mu bitaro kandi naho barahatijwe n'ejo bundi bagataha.
Mutesi ntakirubanza bazajya kwibera mu muhanda nk'imbobo. No sheri wivuga ibyo ngibyo baba mu muhanda nk'imbobo se kuko tudafite aho tuba tuzabazana hano tubane. Sheri uravugisha ukuri? Ntese nakubeshya ntukuri uvuze ni gute nagukunda nkanga bawe. Ndishimye we mana yanjye werwe. Ese ni wowe nkunda by'ukuri. Ndakunda n'ukuri muri maze nawe natinye kubigusaba. Oya rwose umuryango wawe ndawukunda ndetse cyane ahubwo rwose mfite n'isoni z'uko ntigeze mbatabara ndanabasura na rimwe kandi baheze mu bitaro. Ibyo byose mba numva ari ikimwaro mfite ku mutima. Ibyo birekera ube ibyo uvuze biranejeje. Ahubwo no mu gutaha tuvuye mu rugo mbere yuko tugarukana i Huye tuzabanyureho mu bitaro tubasure nabonereho nibega no kuri mabwe ko natwaye umukobwa we Busambo. Ibaze kwiregera mu bitaro pe. Ko buryo se bushoboka. Ibyo ntacyo twabihinduraho. Nanjye ndabakumbuye simperuka yo kubera ko maze iminsi niruka ngo mpagarikishe Cyamunara ubwo byafashe ubusa. Ndakumva papa. Mungu wanjye umva urabona ko maze ibyanjye birarangiye barandangije. Ariko se papa nteye ubwoba barandangije ko nsanze hano ku kazi wiruka se wabaye iki? Ibiro byinshi kubyirukaza navyo biragoye kuzamuka hano muri etaje birampumagije. Umva rero reka nishe ndohokeho ngize amahirwe naho n'abakiriya ngusanganye. Abakiriya nabo rwose ntabwo nzaba uyu munsi bagiye babuze neza. None se papa habaye iki? Ndakumva yewe amanyanga dukorana se bayavumbuye yambwa Rafiki se yadutanze. Umva mbwira uko byagenda kose we ntiyaturega kuko nawe twajyana. Umva rero banyirukanye ku mwanya w'umuyobozi wa banki kandi ngo bagiye no kunkoraho iperereza. ngo ntabwo ukiri manager cyane rwose bana we ubu se koko papa uhirimye nanjye twahirimana. Urabizi ko ari njye mugena agaciro twakoranaga. Ndabizi mwana wanjye kandi amakosa yose twarayakoranye. Rwose ibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva pe. Mva muhungu wanjye rero muri iyi minsi twarakasiriwe rwose ndimo guta ibiro numva urabona uriya muvuna muheto ngo ni Rafiki aduheze ibyo twamuragije byose none inkiko nazo zigiye kubyivangamo. Mana kuko kiriya kinyendaro wabyaye hanze nicyo kituzaniye imyaku yose. Reka yewe ariko arabeshya iriya mitungo niyaye tugendana rwose papa harimo n'amafaranga yacu menshi. Ibyo bintu ntabwo byashoboka. byihorere sha byihorere barashize n'akanya mbuye kumureba ngo tubiganireho saga none yahindutse rushisibiranye nyawe mvara cyanyihakanye avuga ko nta nahantu nzi. Papa byose niwe wabiteye nese sha ubundi ubyara mu gasozi ubwenge wari wabushyize ko nzi kuri umuntu w'umunyabwenge cyane. Umva sha nawe uri imfizi wenda bizagushyikira. Reka njyewe ndakontorora cyane. Arakontorora umukobwa wese turyamanye iyo ntikingiye siga munywesheje ibinini bimurinda gusama. Gusama kandi nkava mbonye neza ko yabimize. Ndetse bamwe na bamwe ari igihe mbasamura nkareba ko mu kanwa hameze neza batabijunditse babimize byageze mu nda. Urumva nubona nawe warabafatiye ingamba nkazifata abona ntaragukurikije. Ariko wenda kubyara byo si ikosa. Ibyo ikosa nuko wizeye kiriya giwinini cyawe yakashegera mbi ukaruzana hano muri diri uzacu umbeshya ngo ni umuhungu we muri Batisi. Ndeka nigisha ngo ni umwizerwa wawe. Oya ibyo byarabaye mfanye ibyo byarabaye ntacyo twabihinduraho urugero umuhungu wanjye. Ahubwo se uriya mwiperereza ntibazamubaza ko by'imitungo yagoraga kuri make muri Cyamunara. Mfasha byabura se ntabwo byabura ahubwo rero aho azanatuvamo rero none ubuse turakora iki rero turakora iki? Numva rezi ibiro nka 20 biratakari muri aka kanya. Ndumva ntebe zipantaro ndayitebe zikanga baba wenda ndahinda yafatanye n'umugongo. Papa nanjye ndimo nshonga numva wumva se mwana wanjye. Ariko umva papa kugira ngo twumve dutekanye ndakumva reka kiriya kinyendaro tukice. Reka tukice wenda nyuma twazashaka amabanda akagira n'ibindi binasahura mu byo twamuragize.
twagira ibyo turamuramo. ariko urabizi uzi ko byari byo kuko ako kananya naragatekereje ariko ndavuga niba ndashobora kuzisubiraho none kuva bigeze ahangaha akaba nta kintu aribwira reka dukoreshe ya systeme umva tumurangize kwa kundi ndakica nakibyariye papa aya manyanga rwose wancuyemo. amanyanga y'ikibana kagushakisha ntangiye kwicuza pe. kwicuza siki ukuntu mama na mukuru wanjye Ruberwa bakundaga kungira inama nini Ruberwa na nyoko kuza mu beza se bamaze iki none nabaye ikigwaya ndimo kwivuruguta muri uyu mwanda wanzanye. umwanda wuhe wagicucu warekana n'ibigwari bitazi gufata risike wagicucu muri tega amatwi turi mu magi nawe urakazana ibyo ngibyo rekana n'ibigwari bitazi gufata risike ca niyo mpamvu Ruberwa atashobora kuzakira mu buzima azasazira mu bwana apfa ari umukene kicucu gusa umva rero umuhungu wanjye ko murabizarangira neza urumva ahubwo niko ruge ndakumva wamenye se ko umukuru wawe yarongoye sha reka da Ruberwa se rutinde Ruberwa ngo yararongoye da akorera ntitukivugana byinshi kubera gushaka kungira inama namwiciyeho. reka cyakigwaye gusa ngo cyarakucuye none ko cyumwe kizaza kutwereka umugeni ariko maze gitama noneho cyarabaye cyaruhaye cyamenye ubwenge cyari cucu gusa nuko kiumenye bitangiye kuducanga nta mwana wabyara ngo apfe gutyo. ibi birori bije mu mage bije ndi mu gihe kibi ariko ca wakize byaje rwose wowe nta minsi ishira tutagusezereye kuko n'imbago wamenye kuzigenderamo neza. umukobwa wanjye yakize byo rero ubu yijyana hanze no mu bwiherero bose yakize. mbega kugendera ku mbago ukuntu byari byarantunze gusa amaze kubimenyera. ni ukuri ndakureba ngaho Imana icyubahiro. ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro pe. buriyo nitaye ku murwayi agakira neza sinzi impamvu mba numva nishimye cyane. nuko ukunda umurimo wawe mubi. oya arawukunda rwose. ukuntu uhora uganiriza abarwayi ubanza bamwe bakira nta n'imiti bafasha ahubwo bagakizwa n'ibyo bitaho. yanashoboka rero rwose. uwo muganga mwiza w'ikintu. ariko rwose namwe murantatse muranankabiriza rwose. oya ntabwo kabya reka nta kidasanzwe mba nakoze. kuri uganiriza abarwayi neza bifite akamaro muga. Ega navuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. cyakora by'ururimi rurarema kandi rukanica da. rero tugomba kurukoresha neza. nanjye nemera ko ibyo uhaye umuntu bimugirira umumaro iyo wabimuhanye umutima mwiza. rwose muga uburyo watwitayeho ukajya utuzanira ibyo kurya buri mugoroba igikoma n'umukati buri gitondo imfura y'u Rwanda se ukatuganiriza byatumye ngarura morale ndongera nkunda ubuzima bwe. yewe rwose nyuma y'ibyatubayeho watumye twongera kwizera ko abantu beza bakiriho. uyu mubyeyi sinzi icyo nzamwitura rwose. nakurekane ko kwishinyagurira nakwitura iki se nagira. ayiwe Imana yo mu ijuru izakwihembere gusa. oya wihangayika utekereza kunyitura mari ibyo nakoze sinabikoze ntegereje ibihembo. nabyo byari bikwiye ni ukuri nuko nta muntu ikora. ni umuco mu rugo twakuranye kuko na mama wanjye yakundaga gufasha abantu bababaye cyane. nibyo kuva na kera rwose. ahubwo se mari karame umubyeyi mwiza mu rugo ejo hari ibirori. nibyo umuhungu wanjye azaza kutwereka umukazana. yahise atera impundu. none se ngo yagize atya arishingira da. abana bo muri iyi minsi no kwishingira we. ereka ubukwe bwo muri iyi minsi butwara akayabo. urubyiruko rusigaye rutinya gukora ubukwe. ariko ubwo atabyihereranya akaba aje kubereka umukazana nabyo ni byiza da. wa mugani ahubwo se urumva nyine ndabona umutesi yakize da. oya yakize rwose. igisigaye ni ukubasezerera. none nta kuntu wazaza kumfasha imirimo yo guteka niba umutesi ntacyo byamutwara kuko nabonye usigaye namusiga wenyine ukajya gushaka ikiraka bigakunda. aza kumfasha guteka. uti kugufasha
n'ukuntu watugiriye neza nta kibazo rwose icyo ushaka cyose nzakigufasha rwose muga nta kibazo pe ubu ibintu byose ntangiye kumenyera ko byifashe rwose nkigendera mu kagare erega birimo no kugufasha gukira vuba rwose mari karame nibutse ko wambwiye ko mbere y'uko Umutesi akora impanuka mwari mufite resitora kandi muteka neza nagira ngo rwose uzaze umfashe guteka mwishyure wenda urebe ko nawe nzagufasha guteka neza ikifu wa mbere nzi ahubwo reka nanjye nuko ntaramenyera imbago neza ntimwari kuzansiga nari kuzaza kumfasha kuko nanjye yaranyigishije mama ariko Umutesi rwose urumva ukuntu nakagizera ariko byo twatekaga neza kandi ibiryo by'amoko yose i Muhanga nari mfite abakiriya benshi cyane ngaho rero nyine uzaza umfasha yo nari kwishyura undi muntu aba ari wowe nyihera rwose reka ukuntu watugiriye neza ubwo se waretse nanjye nkazaza nkagufasha mbese nkagufasha byonyine ntabyo ibihembo buke oya mari byibura nkakwitura ineza wangiriye oya mari oya ni ukuri rwose nzakwishyura wenda wabona ari uheraho wishyura ibitaro cyane cyane ko bari hafi no kubasezerera we mubonye nagushakaga uranshaka ibyo numva ngo umurage ibyo bintu ni ibiki ubwo ni ubwishingizi bwitwa umurage w'amashuri bwa Prime Life Insurance ese aho uzigamira amashuri y'abana ukoresheje telefone ngendanwa none se bikorwa biti ntibigoye yewe ukanda akanyenyeri 1 urwego ugahitamo 4 ubundi ugakurikiza amabwiriza yewe nanjye ngombe nzigamira amashuri y'abana cyane rwose umurage w'amashuri ubwishingizi bwo kuzigamira amashuri y'abana ukoresheje telefone ngendanwa ugahera ku biceri 200 gusa kandi ukabikora inshuro zose ushaka niwo murage tugomba guha abana bacu ukanda akanyenyeri 1 urwego ugahitamo 4 ubundi ugakurikiza amabwiriza andi makuru wahamagara kuri 13 hamwe na Prime Life Insurance uburezi ni inkingi y'iterambere mugenza cyane nabonye ngiye gupfa ndavuga nti sinajyana amakuru wihangane cyuba humura urakira Rafi ngaho mbwira ibyo ashaka kumbwira ibyo ngiye kukubwira rero byose ubifate yego uzabikoresha mu rukiko kuko ntibizashinja Rubunda n'umuhungu we Rugero ibisambo abakomeye ahubwo mfata n'amashusho reka ahubwo nshyiraho kamera ya telefone rwose shyireho ndayishyizeho ngaho dutangire dore ibyo urimo kuvuga byose ngiye birimo irabifata ayiwe reka mbivuge byose kuko sinzi niba ndaramuka oya humura ntabwo upfa rwose napfa mugenda tugushimiye rero kandi kuba wadutumijeho ngo duhe amakuru yadufasha gufata abanyabyaha mugabo urumva mu kanya nariye muri resitora mpita mererwa nabi ndaremba wariye muri resitora nafashwe ndimo gucibwamo nduka amaraso mfite bijya ku badoze ndi bupfe byanze bikunze humura wageze kwa muganga ntacyo uba simbizi ngaho mbwira rwose niko byagenze gute ngo bakuruze reka namugarura nuko bamugejeje kandi yahise apfa kumugarura yego yewe ndakinishije badakinishwa none baranyemeje ku bandi se akabuza ni data rubunda yo kabundabunda mu kikunda waduze kandi uburozi bwe burindwa mubi kuko ntiburutwa uwaburiye ntavurwa uko byagenda kose arapfa ntarara ngo uburozi bwa so Rubunda data sepa bishoboka biteze isoso ukubyara ngo niwe wakuruze ni birebire mugabo ni birebire urambwira komeza umbwira ihangane humura
ihangane ndumva rega nta mwuka afite wo kuvuga oya komera humura nta kibazo manajye wabankira ubunda ni umugome ni igisambo kandi afatanya n'umuhungu we w'umugenagaciro nibo bankoze ibi ihangane ngaho komeza ubwire ndabizi ko mu rukiko mutemera mu bizi ariko ndabyo neza ko ibiryo nariye mu kanya muri resitora byari biroze oya komera sha komeza kandi ubwire nzi ubuntu byinshi inyuma kuko niwe muntu nzi dufitanye ikibazo gikomeye ndagira ngo mbwire neza ibyo by'umuntu wabiguhaye waba umwibuka nabiriye muri resitora abaseriveri babibaye ihangane hanyuma se wemeza ute se ko wose uri ubundi ari wakuze niba wabiguhaye se ihangane sha Rafi fata iyi telefone harimo amajwi telefone mpereza harimo amajwi nagiye gufata tuganira ku mipango yo kwiba no kwica mu bihe bitandukanye Rafiki ko mbona urimo kuremba reka ngo uhamagarize muganga abanza aza kwiteho turakomeza kuganira nyuma sibyo reka muhamagare muga Rwanda ishuri rya Action College ritaraza umuntu yakubwiraga ko yize umwuga nko gukanika wamuha akazi akagukorera ibirutwa n'ibyo wari kwikorera. Uzi impamvu abize muri Action College batabura akazi? Nuko Action College ifite inzobere zaturutse mu Buyapani zigisha amasomo nko gukanika. Ifite abarimu b'inzobere baturutse mu bihugu bitandukanye bigisha amasomo arebana n'ubwiza nko gusuka, kogosha, guca inzara, gukora make-up no kudoda. Ibyo kwigisha gutwara ibinyabiziga ho birazwi ko permis na provisoire nta utsindwa. Hamagara amashami yose ya Action College kuri 07 88 64 85 72. Uri bamwana wanjye kuva wowe cyane rwose ntabwo byumva ndishimye cyane Maria nukuri kw'Imana ibi bintu ni Imana ibikoze pe njyewe byandenze pe nukuri kw'Imana sinari nzi ko nshobora kugusanga kwa mawe nukuri sheri nanjye si ukukubeshya ubu sinumva ukuntu nsanze imiryango yacu iziranye pe mwana wanjye se ni ibitangaza Imana ikoze nanjye uburyo nahuye n'uw'icyeza mu bitaro tukaba inshuti biratangaje none dise yantumiye ngo nze kumufasha gutekera abashyitsi yambwiye ko umuhungu aza kumwereka umugore niko kuntumira muze mufashe naho ni umukobwa wanjye twari tuje kwitegura mubyeyi rero rwose umukobwa wawe ninjye wamutwaye pe ndabyemeye igisambo mfatiwe mu cyuho n'amaboko ndayamanitse rwose wabonye ko usamba ari bubi mwana wa ndasaba imbabazi mujye mukora ibintu biciye mu mucyo rero rwose aba bana rwose singiye kubabeshya barantunguye pe ese ubundi kuki mwahishe cyane urukundo rwanyu ntarugize ubwiru mama rwose nta kindi cyabiteye kuva aho nkundaniye n'umukobwa nkajya muhoza kuri za stati za WhatsApp mupostinga ngaho namuzanye mu rugo kubasura ngaho namujyanye kwa marume ngaho kwa data hose muri za gahunda tugahinda duhindagatana
bikarangira rwose no kubana byanze bikarangira nabi nahise mfata umwanzuro wo gukundana mu ibanga rikomeye cyane. cyakora koko icyo gihe twagucishijemo ijisho hararasebye nanjye iriya kururukuru n'umuhindo byari bingeze aha sinjye wabonye ahubwo munatandukana uriya mukobwa namubonaga mu bubandi we mayibobo mbi cyane rakatsindwa ubwo raho nongeye kubonera umukunzi uyu nyine umurisa wanje uyu sheri wanje dukundana twakundanye mu ibanga rikomeye ngo bitazongera gupfa abantu bakanyota nanone niko kubigira ibanga wigiriye inama pe ariko rero uyu mwana rwose ndabona aratuje yambika ubusa nka Honorine oya ni mwana wanashimye rwose bagiza ukavuga na Honorine yo konorenwa na Nyamusi aracurika amaso rwose ukabona ni umukobwa mama rero nishimiye kumukunze pe ariko rwose nuko ndishimye nukuri ndishimye kuba nsanze hano mama w'umurisa kandi nishimiye cyane yuko muziranye muri inshuti pe ni ukuri nanjye ndakwishimiye rwose mwana we yewe nanjye ndishimye pe yewe uburyo rwose twahuriye mu bitaro tugakundana baba wese nari nzi ko tuzaba ba mwana disi cyakora rwose neza wangire sinzahibagirwa uke rwose nanjye nishimiye cyane ko turi ba mwana mbese iyo mu bicu ibaze rero iyo njya nkunyuraho nkakurebana iseseme najya kubona nkabona imbere ba mwana ntari kuba nikoze mama ibyo rwose ntabwo byari gukunda ndakuzi uburyo ugira umutima mwiza ntabwo byari kugukundira ko bafata nabi kandi ubona bababaye yarawugera rwose ahubwo ngiye mu mbabarire mubyeyi sinabashije kubasura no kubatabara kubera impamvu bisobanura byinshi sheri byose nzabisobanurira mama ahubwo mama dufite gahunda yo kuva hano tukanyura no kuri karumuna kanjye Mutesi tukareba uko kamerewe mu bitaro rwose ibyo byo wibitindaho sheri twabyemeje kandi tugomba kuhanyura ibindi byose nubwo byarorera nimuhumure Umutesi ameze neza yamenye kugendera mu mbago turi hafi yo gutaha ahubwo nawe wabona imbaga arazita arataka ndabizi aragukumbuye nimuherukana rwose winsetse utarataka kukuguru kumwe ahubwo ikintu kintangaje ni ukuntu naje kubasura nkava mutanyeretse mabukwe kandi mwari muzi none se mukobwa wanjye nta kuntu mwari kubonana kuko kuva twimukira mu bitaro by'i Kigali batugezeho rimwe gusa kandi uza kudusura ubanza waranaje atakoze umva rero ntabwo byari gukunda rwose umurisa nanjye numvaga mumuvuga gusa pe ntigeze mubona yabasuye ahubwo dore uwiwanjye n'umuhungu wanjye dore barahageze twari tubategereje karibu ndarota cyangwa manager ubu usa n'igitirehe koko uri igitishwa n'iki ibi ni ibikira muraziranye se mwana yanjye kumva petit frère umukobwa se ni niwe mugore wawe ibi ni ibiki we muri sayi kubise hasi we muri ubaye icyumuri cyaba mama yanjye we ubaye ikisheri kutavuga n'agasani we icyo umurasheri ariko si ni ibiki we marita reka tumuhungize fasha nawe afata ahangaha mureke mbabwire mwahungiza mwaryamisha mwagira njyewe rubunda kumaze mukazana ndamwanze rubunda nkimubona ndamwanze nanjye ndamwanze ndabiri gatatu kwanga kugeza ku cyumweru ahubwo ugera umuhungu wanjye reka tuva ahangaha muziranye hehe
karubunda nibatubwire rwose mama njye ntabwo ndimo kumva ibiri kubaha ngaha nakumiro gusa ibi ni iki koko ntabwo rwose uke nagahinda ntabwo byashoboka aba bagabo nibo badutereje ducyangwa namo buriganya reka mbabwire umva tugende twatse imodoka turebe iyo tugenda muri ibyacu yose ari imikasiro gusa abapolisi baje hano ijava mu modoka nta kabuza nitwe barimo guhiga umva kinga vuba tubacike kinga vuba murajya he nimuza mu modoka vuba nonanga ndabibesi cyangwa mpita muhita gusohoka ndakugoma nzabona n'umurambo murashaka gutoroka namuzira reka mbitambire reka mbitambire ndakugonga kinyure hejuru papa kinyure hejuru reka mbitambire kinyure hejuru ndakicaye ndakugonga bamuzira cyangwa nzabona n'umurambo mujya heza mugaruke ndamugonga nzabona n'umurambo iyo nasimbuka uzi ko cyari kimbunze koko bya bigabo n'ibyicanyi koko ndavuze ngo muhagarare aho ngaho urumva ndavuze ngo ntimurenge aho ngaho mwashaka gusuzugura inzego z'umutekano dore bahise bagenda ari ukuri kw'imana binjiye mu muhanda